mwadusuye mwatugendere mwaje kwifatanya natwe kuri uyu munsi, yaba ari umuyobozi wa sport scolaire ku rwego rw'igihugu, uwaje ahagarariye REB, abayobozi ba federasiyo zitandukanye turi kumwe, abatoza bizi disipurine babikorana ubuhanga, babigize umwuga mu bwitange, abayobozi b'uburezi turi kumwe mu rwego rw'imirenge ndetse no ku karere, abayobozi b'ibigo by'amashuri, abanyeshuri, abakinnyi, by'umwihariko mwitabiriye siporo rusange, ariko n'uyu muhango wo gutangiza ku mugaragaro siporo scolaire. Reka mbashimire mwese, twazindutse mu by'ukuri abantu banditse saa 12 bakora siporo kugeza kuri aya masaha tukiri kumwe. Ndagira ngo mbashimire uruhare rwanyu, by'umwihariko nshimira abayobozi ba Osporu hano mu karere ka Rubavu, uburyo bamaze iminsi bategura iki gikorwa ntabwo twabyirengagiza. Nagira ngo mwumve ko tubashimiye uburyo cyagenze neza, biragaragaza imbaraga mwabishyizemo. Nagira ngo rero ntaza kuvuga ibintu byinshi kubera ko ubutumwa nyamukuru twabusangiye kuva kare, ariko icyo nashakaga kubabwira ni uko nasaba abayobozi b'ibigo by'amashuri by'umwihariko dutahane ubutumwa buvuga ngo siporo ni uburenganzira bw'umwana, ariko mwibuke ko ari n'ubuzima bwe. Kutamuha ubwo burenganzira ni ukumubuza ubuzima bwiza. Ariko kandi nagira ngo tubibukiranye ko siporo n'uyu muco turimo gutoza abana hari indangagaciro bigomba kudusigira. Ntabwo kwiga bikwiriye kurangirira mu masomo gusa, ahubwo uyu muco na siporo dutoza, ndatekereza ko dukwiriye kuzirikana ko bitari kurushanwa, guhiganwa. Umuco wo guhiganwa ukaturanga, ariko guhiganwa harimo ishyaka, harimo gukorera ku ntego, harimo ubufatanye n'ubusabane bw'abana, ari byo bigira cyangwa se byubaka ubumuntu. Iki kintu ndagira ngo tukizirikane, ariko ngira ngo nabasabe by'umwihariko, kuko siporo ari uburenganzira bw'abana bose, twe gushyira umutima ku bagaragaje impano, ahubwo umwana wese ahabwa umwanya wo gukina mu bushobozi bwe. Hari aho ujya ugasanga hari abana babaho ngaho basonewe kugira siporo iyo ari yo yose bakora, cyangwa se umukino uwo ari wo wose bakora, mu kigo cy'ishuri bakabaho badakina. Ibintu ndagira ngo bicike. Nta muntu n'umwe uko yaba ateye kose, uko yaba aremwe kose, wabura ikintu cyamufasha kuzamura amarangamutima ye no kuyubaka. Rero nagira ngo dufatanye twese, aba bana tubahe ubu burenganzira. Impano nibyo zirakenewe, ni nacyo twifuza mu karere ka Rubavu. Ibyo ngibyo nta n'uwo tubisiganira nawe, murabizi neza ko ubundi bavuga ko hano ari Brazil kubera impano nyinshi zihaturuka, abahanga bagiye bahava muri disipurine zitandukanye, ariko bisa nkaho bimaze igihe bitangira kugaragara. Nta wundi rero ubifitemo uruhare, nta wundi ushobora kubikora, ni twese, mu bufatanye bwa twese, ari abana ubwabo, abayobozi b'ibigo by'amashuri, abakoci, abarezi nabonye bagiye batoza, bagaragaza uko batoza abana mu buryo butandukanye. Ndagira ngo twese duhuze amaboko, duhuze umutima, dufashe abana mu by'ukuri siporo igaruke ku rwego yahozeho muri aka karere. Bagiye babivugaho ibikombe, hari ibigo by'amashuri twari tuzi byubatse izina, ariko uyu munsi bikaba bitakivugwa. Ariko muri uyu mwaka icyo twifuza ni uko tugarura cyangwa se tugaruka mu mwanya twahozemo. Nibiba ngombwa tunarushaho, kubera ko noneho ubushobozi bwariyongereye, ibikorwa remezo byariyongereye. Ibyo rero nibyo bikwiriye kugaragaza mu by'ukuri intambwe irenzeho dukwiriye gutera, kuko niba twarabikoraga kera
ibyo byose bidahari uyu munsi bikaba bihari, nubwo bitaruzura cyangwa ngo bigere aho ariho hose tubyifuza, ariko nibura iby'ibanze birahari byatuma dushobora kuzamura siporo tugahiganwa ku rwego rurenze urw'akarere, ku rwego rurenze urw'igihugu, tukajya no ku zindi nzego, kandi birashoboka. Ntizimbye mu magambo rero, nagira ngo nshimire mwese nk'uko nabivuze, ariko nsabe ariko nanizeza ubufatanye. Turizeza ubufatanye, abayobozi bose babigiramo uruhare, kuvugana ku cyatuma icyo ari cyo cyose cyatuma iyi siporo tutayizamura hakiri kare, gutegura, kubishyiraho umutima nicyo cy'ingenzi mbasaba, kandi ndabizeza ko bose mu mikoranire myiza dusanganywe, iki nacyo tukigira umuhigo nk'uko twabisinyanye, ariko tuzirikane ko bisaba ubushobozi, wa musanzu leta yageneye buri mwana tuwuzirikane, tujye tuwutanga ku gihe kugira ngo ibikorwa biteganijwe nabyo bigire uko bikorwa, tudakereje cyangwa se tutagize uwo tubangamira. Mu magambo make numvaga aricyo nashakaga kubagezaho, ariko uyu mwaka rwose turifuza inyenyeri zizamuka mu karere ka Rubavu muri siporo sikorere. Murabizi ko tubikunda, ndabifuriza intsinzi kugeza ku ndunduro. Murakoze cyane. Tumushimire Fisma.